Bakunzi bacu turabasuje muherereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi abari akagaruka ndetse wowe duha ibitekerezo comment uko byumva ni ukuri turagushimiye cyane kandi kubutugezaho ibitekerezo nuko udukunda kandi natwe ni ukuri turagukunda cyane cyane ko mwebwe mudukurikira burya ntacyo twabona twabaha ariko reka mbabwire ngo Imana ijye ibaha umugisha gufata umwanya wanyu mukareba ibyo tubagezaho. Kuri uyu munsi rero itariki ya gatandatu z'uku kwezi turimo kwa 11 uyu mwaka turimo navuga yuko benshi bategereje imyanzuro. Bamwe barete bibaza bati none se imyanzuro yagenze gute uyu munsi hari navuga imyanzuro cyangwa se isomwa ry'urubanza rwa Miss Muheto ndetse benshi barabizi ko bari bategereje kugeza kuri uyu munsi ese biragenda bite Miss Muheto arerekeza amageragere Miss Muheto arataha ese biraza kugenda bite cyane yuko yarakurikiranyweho ibyaha harimo icyo kugonga agahunga harimo icyo gutwara ikinyabiziga yasinze harimo icyo uko nta ruhushya yari afite ibyo ngibyo byose twagiye tubibagezaho. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho amakuru mashya ndetse reka mvuge ngo amakuru nzi neza ko benshi bari bategereje bibaza bati none se isomwa ry'urubanza rirabasangahe kugira ngo twumve umwanzuro Miss Nshuti Divine Muheto ari bufatirwe. Ngira ngo yarafite abamwunganira bagera muri batatu ndetse aho barabagabo rwose b'inkorokoro ntago nareka kuvuga ko barabagabo kabisa ubona ko biza amategeko ndetse ubona yuko amategeko kabisa bayaminujemo bayasomye pe aho benshi bavugaga bati aba bagabo ni abahanga pe. Navuga ko rero kugeza kuri uyu munsi umwanzuro w'urubanza uko ugenze niwo ngiye kubanyuriramo ndetse abatari bahari hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruherereye mu Kagarama reka mbabwire ngo mukurikire akantu ku kandi ese bigenze bite bya Miss Muheto ndetse mwari mutegereje muri benshi. Umwanzuro w'urubanza rero watangiye gusomwa ku isaha y'isa 9 zirenzeho iminota mike cyane ndetse nubundi hari abanyamakuru nk'ibisanzwe hari abo mu muryango wa Muheto ndetse ubona ko harimo n'inshuti za Muheto. Umwanzuro rero nuko Miss Nshuti Muheto Divine ahamwe n'icyaha cyo gutwara imodoka nta ruhushya rwo gutwara afite. Icyo ni icyambere murabizi neza ko Nshuti Muheto nta permis yagiraga ubwo yagongaga ibikorwa remezo harimo ipoto ndetse n'umukindo aho ndetse yasize imodoka aho ngaho akaba yahava akagenda we aho yasobanuye yuko akimara kugonga yabonye abaturage babaye benshi cyane ndetse akagira ubwoba cyangwa se akavuga ati saha abantu ndagikura gute hanyuma akagenda nyuma akagaruka gutwara amatelefone ye ari nabwo yahise afatwa. Ikindi rero nuko urukiko rwarasuzumye rusanga icyaha cyo guhunga ahabereye impanuka icyo urukiko rwasanze kitamuhama. Ati kubera iki rero ngira ngo nubundi nkuko byavuzwe mu rukiko ubushinjacyaha bwavugaga yuko Miss Muheto yagonze yamara kugonga agahita ahunga ariko Muheto nawe ngira ngo murabizi abatwara muri benshi aho iyo umuntu akoze impanuka cyangwa se agonze ikintu ngira ngo ntaga batuje cyane ko Miss Muheto we yageze navuga ko mu rugo amakuru ahari yizewe ari uko Miss Muheto akimara kugonga yageze mu rugo ndetse yamara kugera mu rugo agasubira aho yakoreye impanuka ndetse aho yaravuye ngira ngo murabizi mu kabari. Icyo rero urukiko rwasanze nta shingiro bifite ndetse bisanga icyaha kitamuhama. Divine rero navuga yuko ahanishijwe gufungwa amezi 3 ihazabu y'ibihumbi 190 igihano gisubitse mu mwaka umwe. Ngira ngo rero benshi barabizi iyo bavuze igihano gisubitse. Igihano gisubitse kivuze iki?
ngira ngo kuri ubu Miss Nshuti Muheto ashobora kujya yitaba urukiko igihe rumukeneye, igihe akeneye kuba hari bakeneye kuba hari ibyo yabazwa, bakaba navuga ngo hari ibyo yabazwa, ariko nanone ntago navuga ko kugeza kuri uyu munsi Nshuti Muheto rwose urabona yuko nibyo abantu benshi bari biteze. Wabonaga bavuga bati rwose nta muntu wigeze agonga cyangwa se akora impanuka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyane ko atisha umuntu. Ati niba yarakoze impanuka, yego yakoze icyaha cyo gutwara yasinze ndetse na permis, atari ko rwose nubwo bijya bibaho yacibwa amande cyangwa se akaba yahabwa ibindi bihano, batari ko adafunzwe, cyane ko hari abajya navuga bagonga nk'uko n'undi polisi yabivuze mu ijoro ryashize, ati hari n'abandi basitari bagonga ariko n'ubundi bikarangira nabo tubahannye. Ariko ngira ngo bamwe baravugaga bati Nshuti Muheto nacibwa amande, abe hari ibyo yakishyura niba hari byangiritse, atari ko ntago turumva umuntu wagonze gutyo ibikorwa remezo abe yajya amageragere yasinze ibintu nk'ibyo. Ariko nanone izo ntago ari impamvu z'uko abantu twajya tujya mu muhanda tugakora amakosa, kubera yuko uko byagenda kose nimba umuntu yaba azi ko adafite uruhushya, byakabaye byiza agiye yirinda cyangwa se agashaka uruhushya. Icyemezo cy'urukiko rero cyemeje ko ahamwa n'icyaha cyo gutwara nta ruhushya, ahamwa n'icyaha cyo gutwara yasinze cyangwa se yanyweye ibisindisha, ariko akagirwa umwere ku cyaha cyerekeye no guhunga. Akaba rero ahawe amezi 3 n'ubundi uko nabibabwiraga asubitswe, ariko ngira ngo mu mwaka iyo icyo gihe gishize umuntu wakatiwe iki gihano nababwira yuko aba umwere. Ngira ngo benshi iyo uwo mwaka urangiye murabizi yuko biba birangiranye nawo. Ngira ngo rero hanategetswe yuko Nshuti Muheto ahita ataha. Ngira ngo iyi ni inkuru nziza ku bakunzi ba Miss Nshuti Muheto Divine, ndetse ni inkuru nziza ku muryango we, yaba inshuti yaba abavandimwe. Nshuti Muheto rwose mugenda mu musure mu rugo mumuganirize, kandi ni igihe cyiza cyane ko ababyeyi nibyo bavugaga bati iki ni igihe cyiza cy'uko umuryango wa Miss Nshuti Muheto umwegera ukamenya ibibazo afite, ukamuganiriza ndetse akagirwa n'inama. Aho bamwe bavugaga bati nubwo atashye ariko ntago akadepression, uburyo ki twagiye tubibona, uburyo ki twagiye tubona Miss Muheto yitwara, nimba agonze bwa mbere akongera bwa kabiri, ati uyu mwana ashobora kuba afite depression. Ibyo nibivugwa n'abantu, nge ntago mbihagazeho, ntago mbizi. Ababyeyi bakuru nibyo mvaga bavuga bati ariko nubwo atashye byakabaye byiza uyu mwana w'umukobwa aganirijwe kurenza kuba yasohoka bikarangira gutyo gusa. Reka mvuge ngo rero n'ubundi yaramaze iminsi ari mu maboko ataraye. Reka mvuge ko ni igihe cyiza cy'uko yakisubiraho ndetse inshuti zikamusura, umuryango, ariko nanone akajya kuba yakiga imodoka. Harabura iki ngo mujye kwa mwarimu Clement kugira ngo kugeza iyi saha abaheshe permis? Mwarimu Clement kari umuhanga, hari ibintu bisanzwe ugenda ukiga hagati y'umunsi umwe n'iminsi 15 rwose ukibonera permis yawe ugatwara nta kibazo, ukagenda mu muhanda ufite confidence. Bibananiza iki rero? Reka mbabwire ngo niyo nkuru nziza, ndetse ntago nareka kuvuga yuko ni ibyishimo cyane. Mu mwanya muto cyane utarambiranye n'ubundi mbabwira yuko tubagezaho umwanzuro wafata ku mavuta. Ngira ngo rero n'ubundi benshi bari biteze ko Miss Nshuti Divine Muheto ari busubikirwe, cyane ko bavugaga bati rwose abasinda ni benshi, ati ahubwo nazatange amande, kandi ngira ngo aya mande 190 ntago ari amande menshi. Nimba Miss Muheto yarabonye uko yakishyura aba avoka 3 rwose, ubona ko kudesha kuri aba bavoka bamuburaniye, urabona ko ari abantu bari basobanutse kandi biza amategeko n'abantu rwose. Kuri uriya munsi wabonaga bavuga bati rwose ibi ngibi
n'urucabana ati Miss Inshuti Divine Muheto azasubikirwa. Reka mvuge ngo ngayo nguko rero nuko bigenze umwanzuro w'urukiko uvuze yuko Nshuti Muheto Divine ahita nataha, ndetse ibyo byose nababwiye ahabanza akaba ari byo bigiye kuba byakurikizwa cyane. Reka mvuge ngo rero ukuboko k'ubutabera buri wese kuramureba, kurandeba, kureba ndetse aho kuva kukagera umunyarwanda hava akagera, twese turi munsi y'amategeko. Rero igihe hari icyo ukurikiranyweho cyangwa se nakurikiranyweho, byaba byiza twirinze rero kugira ngo natwe rimwe na rimwe bitatubera ibyaha. Reka nkubwire ngo wowe wadukurikiye, Imana iguhe umugisha kandi nakagaruka mu kanya gato cyane. Ciao ndabakunda cyane. Gasaro TV.